Abakurikiye Ntayobera na Present twongeye kubasuhuza. Ndacyari wa mukobwa wanyu Murekatete Sandrine ubagezaho ubuhamya bw'ibyamubayeho biteye ubwoba biteye n'agahinda. Ubwo duherukana mu gice cya mbere cyarangiye aho padiri yinjiye mu cyumba cyanjye akambwira ko igihe cyo kwitangira umurimo kigeze nkahaguruka nkamukurikira. Iryo ryari ijoro rya mbere ntazibagirwa kuko ari ryo ryanyeretse ko isi dushishikarira atari nziza namba. Padiri yansabye kumukurikira saa 8 z'ijoro ambwira ko tugiye kurinda ubugingo bw'abakristo businziriye. Cyane ko yarambwiye ko ndi umuntu udasanzwe. Natangiye kumva kuko umuhamagaro wanjye utangiye gukora ubwo padiri yambwira ko tugiye gukangura ubugingo cyangwa roho z'abakristo businziriye. Twatangiye urugendo rurerure tunyura mu mwijima w'imbibi z'ikigo, tugenda ducecetse nk'abajura b'imitima. Ikintu cyanteye ubwoba bwa mbere ni igihe twageraga mu mbuga za kiliziya, aho irimbi ryari riri hafi aho. Tugeze hagati mu mva, padiri yatangiye guhindura imyifatire. Yatangiye kugenda yunamye, ahumeka umwuka umeze nka kawa ivanze n'umwotsi w'amazuku. Mu kanya nk'ako guhumbya, narebye umuntu nizeraga ko ari umubyeyi mu muryango w'Imana, mbona atangiye guhinduka. Umubiri we warabyimbaga, inzara ze zikaba ndende cyane, kandi amaso ye akaka nk'ibirimi by'umuriro utukura. Ntabwo yari agifite isura ya muntu. Yari yihinduye inyamaswa iteye ubwoba, imeze nk'ikirura ariko gifite imbaraga z'abadayimoni. Muri iryo joro ryose nabonaga byaranshangaga. Nkibaza aho ndi, nkibaza niba ndi kurota nkaba ndi mu nzozi, nkirya inzara ngo numve ko mbabara, nkumva koko ndababaye, nkumva koko ntari mu isi ya nyayo ubwo nageze mu ndiri y'ikuzimu. Muri iryo joro twanyuze hagati mu mva z'abantu bishwe cyangwa bapfuye kera. Ibi mbabwira nabyiboneye n'amaso yanjye. Yatangiye kuvuga mu rurimi rutazwi, akubita hasi imva zimwe na zimwe maze atangira kuzamuka imyotsi y'umukara n'amajwi y'abantu baboroga. Yaranyegereye amfata ukuboko n'inzara ze zityaye, anjyana hagati mu mva ishaje cyane maze arambwira n'ijwi ry'ikirura ati, kuva uyu munsi amaraso yawe n'ayabo bose bari aha birahujwe. Twanyuraga mu mva z'abapadiri n'abakristo bakomeye bacyuye igihe, akagenda azikozaho imbaraga ze z'umwijima. Kiliziya yari ituje ariko munsi y'ibirenge byacu hari ikuzimu hafunguye. Nabonaga imyuka y'abapfuye izamuka ikaza kumuramya, nanjye nkahagarara aho meze nk'igishushanyo. Ubwoba bwari bwanyishe ndetse n'amaraso yanjye yari yakonje. Icyo gihe nibwo namenye ko nizeraga atari umushumba, ahubwo ari inyamaswa y'inkazi ikoresha amarembo y'imva y'ubutaka bweranda bwa kiliziya kugira ngo yice ubugingo bw'abera. Kuri iryo joro iherezo ryanjye ryaranditswe mu mwijima, maze ntangira kuba imbohe y'iyo nyamaswa yihinduraga uko ishaka mu marimbi. Ubuzima bwanjye bwabaye nk'ifungwa ridashira mu mizi y'isi. Icyanyeretse ko ikuzimu ari habi ni uburyo nabonaga imbohe zabo zibabazwa. Ntabwo byari ibikomere by'umubiri gusa, ahubwo kwari ukunyaga umuntu ubumuntu bwe. Nabonaga abantu bari barishwe n'iyo nyamaswa cyangwa abarashweho imivumo bafungiye mu nzu z'ibyuma bishinyitse, bakarumwa amaraso nk'amazi kandi bagashirwa mu muriro badashyira ngo bapfe, ahubwo bakabatwika ubuziraherezo. Bakoreshwaga imirimo y'ubushizi bw'isoni, bakitegereza uko inyamaswa padiri iry'imitima y'ibyizigiro byabo. Ikintu cyambabaje kurushaho ni ukubona ko padiri atagenda wenyine. Muri iyo myijima y'amarimbi z'inyenga z'ikuzimu naje kuhabonera abantu batungura isi. Nabonaga abandi bapadiri b'icyubahiro, abapasiteri bazwiho gukora ibitangaza mu nsengero zikomeye ndetse n'ibyamamare bitandukanye, harimo abaririmba, abakina amafilime, abakinnyi b'imipira ndetse n'abandi benshi. Bose bazaga bambaye imyambaro y'icyubahiro y'ikuzimu, bakaza gupfukama imbere ya Satani ari we Luciferi ufite isura y'ubwiza buvanze n'ububi. Icyanteye ubwoba kurushaho ni ukubona abo bapasiteri bavugira kuri radiyo na televiziyo ko bakorera Imana, ariko aho ikuzimu bakaba aribo bagira ubugome bukabije. Bazaga kuramya Sekibi bakamutura ibitambo by'amaraso y'inzirakarengane kugira ngo bahabwe icyubahiro, amafaranga n'abayoboke benshi mu isi y'abazima. Muri iyo si y'umwijima nta nshuti yahabaga. Bose babaga bafite amaso y'inkazi kandi batitaye ku miborogo y'imbohe zababazwaga. Nabonaga abantu b'ibyamamare banywa ibintu biteye ishozi kugira ngo ijwi ryabo ryamamare cyangwa ubwiza bwabo ntibushire. Icyo gihe nibwo nasobanukiwe ko isi tubona ari ikinamico kandi ko benshi muri bo tubona nk'intwari ari abaja n'abagaragu b'ikuzimu bagurishije ubugingo bwabo kugira ngo babone icyubahiro cy'akanya gato mu gihe mu gicuku bahinduka inyamaswa nka padiri wanjye wanjyanye. Icyatunguraga nose mu kigo cy'imfubyi n'abakristo ba kiliziya ni uburyo umubiri wanjye wabayeho.
buri nshuro padiri yanjyanaga mu migenzo yo kujyanwa ikuzimu, ku isi umubiri wanjye wahitaga ugwa muri koma. Nabaga nsa n'uwapfuye, umubiri wakonje ntabasha kuvuga, ndetse n'umutima utera gahoro cyane ku buryo utashoboraga kubyumva. Icyo gihe abana b'imfubyi bagenzi banjye n'abakozi b'ikigo barariraga kuko bankundaga cyane, bagatekereza ko nshobora kuba ndwaye indwara idasobanutse. Padiri mu buryo bwe n'uburyarya bwe bukabije yarazaga agategeka ko banjyana muri shapeli ya kiliziya. Yaravugaga ati, uyu mwana afite urugamba rw'umwuka rukomeye, tugiye kumusengera tumurinde mu maboko y'Imana. Ubwo ibyo babimbwiraga iyo nabaga nagarutse mu buzima, bakambwira inkuru yose uko yagenze, nkumva wagira ngo ni filime. Gusa mu mutima wanjye nabaga mfite ubwoba bwinshi bw'ibintu byabaga byambayeho, kandi nkumva ntanafite imbaraga zo kubisobanura kuko numvaga ari ikintu kimboshye mu mutima gituma ntavuga ibyambayeho. Abantu barapfukamaga bakarira, bagasenga cyane bizera ko padiri ari kurwana n'imbaraga z'umwijima gankize, yabaga ari uri kunyohereza mu kuzimu. Muri iyo shapeli umubiri wanjye wabaga urambaraye imbere y'isanduku y'isezerano. Abantu bakazana utubuni tw'amazi y'umugisha, ariko ubugingo bwanjye bwo bwabaga buri mu mva, buri gushinyagurirwa n'izo nyamaswa twavuze haruguru zirimo na padiri wanjye. Kwari ukuri kuryana. Aho abantu bose bibwiraga ko ari ho hantu heza ho gukirira, niho babaga icyambu cya padiri akoresha nyambura ubuzima. Iyo imihango y'ikuzimu yabaga irangiye, nibwo nazanzamukaga muri iyo shapeli, maze abantu bose bakanshungera bavuga bati, padiri yakoze igitangaza, Imana yamugaruye mu buzima. Nta n'umwe wari uzi ko kugaruka kwanjye kwabaga ari ugusubizwa mu yindi gereza, kandi ko uwo bafataga nk'umutabazi ari we wari warantwaye mu kaga kamaze kunshinyagurira ubugingo. Kuri uwo munsi nazanzamukagaho, padiri yandebaga mu maso akanyumvisha ko ntagomba na rimwe kuvuga ibyo nabonye, kuko ngo nta muntu wajya kwizera umwana wasaze. Nabayeho muri ubwo buryo bw'uburyarya, umubiri mu nzu y'Imana ariko ubugingo buri mu menyo ya Satani. Hari ikintu naje kubona kintera ubwoba kuri padiri, kandi cyamubaye hari mu kiliziya, mbona n'abakristo bose bagize ubwoba. Naha dusubikiye igice cyacu cya kabiri cy'uko padiri yanjyanye ikuzimu. Niba hari amatsiko usigaranye ntuzacikwe n'agace kandi gakurikiraho. Ni ku munsi w'ejo amasaha nk'aya ngaya. Wowe icyo usabwa ni kimwe, ni ugukora like, share na comment, ugakora na subscribe kugira ngo buri uko dushyizeho ubuhamya bwiza nk'ubu ntibukagucike kandi bukubere isomo. Nawe hari ubuhamya wifuza kudusangiza bw'ibyo waciyemo, watwandikira kuri nimero ya WhatsApp ariyo 0781 17 226 429.